mibabaro yose yagize ntiyigeze yihakana Imana. Abantu bashobora kugukunda kuko uri umukoresha wabo, abantu bashobora kugukunda kuko ari we bahahiraho, abantu bashobora kugukunda kuko bakira neza, kuko ufite ibyo ubakiriza. Yobu nawe yarageze ku rwego rwo kugira inshuti nyinshi kandi z'abantu ahanini bagiye bakomeye bafite n'ijambo mu gihugu. Bibiliya iravuze ngo dore ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndavugana nawe wowe wagize intambwe yo kugira ubuntu bw'Imana ubonerwa muri Kristo Yesu ukizera, wowe wabatutse ugapfa ku cyaha ukazuka muri Kristo Yesu, wowe wateye intambwe yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Nagira ngo nkubwire ngo komeza umusingi mu Mana, komeza umusingi mu Mana, hanyuma ntihagire ikikunyeganyeza. Hirya y'aha ngaha azatwitura ubugingo n'amahoro. Bwana sifiwe. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Twongeye kugira amahirwe uyu munsi yo kubana n'umukozi w'Imana musanzwe mumenyereye nk'uko mwabibonye mu kiganiro cyatambutse kivuga butumwa kuri channel ya Kago Cinema TV. Turabasuhuje rero mwese kubwayo mahirwe twongeye kugirirwa, tugiye kwakira umukozi w'Imana kugira ngo adusuhuze, adusangize n'ijambo ry'Imana yatuzaniye uyu munsi. Murakoze cyane, ndabashuhuje mwese abakurikiye iyi televiziyo ya Kago Cinema. Nitwa Rugora Valence, ndumubwiriza butumwa bwiza Imana yahamagaye kugira ngo ntangarize abantu ko Yesu ari umwami mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi nanone nongeye kuboneka kugira ngo nanone tuganire ku ijambo ry'Imana, cyane ko ari itegeko rya Bibiliya rivuga ngo tumaranishe imibabaro kubwirana amagambo y'Imana. Imana ibaha umugisha. Karibu rero umukozi w'Imana, urakoze cyane, turakwakiriye. Ntago ari ubwa mbere ugera aha ngaha. Imana ishimwe cyane rero ko wongeye kutubashisha tukaba tugeze aha. Reka dusenge hanyuma twinjire mu mwanya w'ijambo twumva icyo Imana igukize ku mutima muri iyi minsi. Mana data wa twese, turagushimiye. Tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka ko waturinze mu bihe byose byatambutse. Mana turahangaha duteranye kugira ngo tuvuge ijambo ryawe, tubwire abari ku isi, abari mu Rwanda, abari muri Afurika ndetse n'amahanga yose bumva ijambo ryawe, kuko ijambo ry'Imana Bibiliya umurongo utangira handitse ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Turagushimiye rero yuko watwemereye ukaturinda mu bihe bitambutse, ukaturinda mu mpande zitari zimwe. None tukaba twongeye kugera aha ngaha dufata umwanya nk'uyu nguyu kuri iyi televiziyo kugira ngo tubwire isi yose iby'ijambo ryawe. Bana natwe muri aka kanya, imbaraga z'Imana zidutwikire, ukomeze kudufasha muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, reka twinjire mu mwanya wo gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu mu gice cya 27 duhereye ku murongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo rifite sije kugira umusingi ukomeye mu Mana. Ku banyumva bari hafi na kure, bumve ko iryo jambo mfite icyo ngendereye kuvugana namwe. Imana ishyize ku mutima wanjye kubwira aba hafi n'abakure ko bakomeza umusingi wabo mu Mana kugira ngo babe bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Reka dusome rero ijambo ry'Imana. Reka adusomere 27 duhereye ku murongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Ijambo ry'Imana turasoma mu gitabo cya Yobu ibice 27 n'umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Haravuze ngo ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kubinyangamugayo. Uwa 6, gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinza nkiriho. Amen. Nagira ngo kandi dukomerezeho dusome igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 n'umurongo wa 11.
ariho duhera kugira tuze gukomerezaho tuganira ijambo ry'Imana. Byahishuriwe Yohana ibice 3 n'umurongo wa 11. Ibyahishuriwe Yohana ibice 3 n'umurongo wa 11 haranditse ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Amen. Arakoze umusomyi udusomeye. Iri ni ryo jambo nshaka ko tuganiraho kubanyumva bari muri Afrika, mu Rwanda rwacu no hanze kandi Afrika mu yindi migabane y'igize isi, bakunda ijambo ry'Imana bakanarikurikiza bakagendera mu murongo waryo. Iri jambo mfite kuganira namwe ni ijambo ryitwa kugira umusingi ukomeye mu Mana, gukomeza umusingi wawe mu Mana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Igitabo dusomyemo aya magambo ni igitabo cya Yobu. Yobu ni umuntu wabayeho, nubwo benshi bibwira ko ashobora kuba ari umugani cyangwa igitekerezo, ariko ntabwo ari umugani ndetse si igitekerezo, kuko Yobu Bibiliya igaragaza uwo ari we. Yobu ni umukiranutsi w'Imana wabayeho hagana mu gihe cya Aburahamu. Abahanga bavuga yuko mu gihe cya Aburahamu n'igihe cya Yobu hagati aho nta myaka myinshi irimo, kuko n'uwo mu muryango wa Aburahamu n'ubundi kuko avuka kwa Nahori, kandi Aburahamu nawe mwene Tera akaba ari uwo mu muryango wo kwa Nahori. Yobu rero ni umuntu wabayeho, si igitekerezo cyangwa se umugani. Yobu yabayeho, ni umukiranutsi w'Imana. Bibiliya ni ijambo ry'Imana kandi imvugo y'Imana ni ukuri. Imana yavuze ko ari umuntu w'umukiranutsi ufite umutima Imana ishima mu isi yose. Uwo niwe muntu Imana yatangiye ubuhamya ko ari umukiranutsi. Yobu uyu nguyu mu buzima bwe yabayeho ari umuntu ufite umusingi ukomeye mu Mana, ufite ibyiringiro bitanyeganyega. Yarazi Imana nk'ishobora byose nk'uko Bibiliya ibigaragaza. Imana yarayizi ku izina ryitwa El Shaddai, bivuga ko ari Imana ishobora byose. Yobu uyu nguyu yabayeho, abaho afite kwizera ndetse agerageza gutunganira Imana ku gatono ku kanini. Bibiliya igaragaza ko Yobu uyu nguyu yari umutambyi w'umuryango we. Nicyo gituma iyo abana be bagendaga bakirirwa aho atari, iyo babaga batahutse yatambaga ibitambo, cyane ko yatekereza ko bashobora kuba bagomeye Imana, agakora umuhango wo kubeza atamba ibitambo kugira ngo abane neza n'Imana. Yobu rero yari umukiranutsi. Aha dusomye ni igihe Yobu yari yarashyikiwe n'ibyago, ariko nanone bitamuturutseho. Ibyago byaturutse hagati y'Imana na Satani. Satani yigeze kuba agendagenda ngo ariko ahinguka mu maso y'Imana. Imana iramubaza ngo uvuye Satani? Aravuga ngo mvuye kuzerera isi no kuyitambagiramo. Ngo nuko Imana ivugana na Satani, iramubaza ngo mbese aho wagendeye wabonye umugaragu wanjye Yobu, wamwitegereje ubona uburyo ari umukiranutsi wubaha Imana? Nuko Satani ngo yaravuze ngo rega, ntabwo Yobu akubahira ubusa, kuko wamuhaye inka, wamuhaye abana, wamuhaye ubukire, ibigaragarira amaso byose Yobu atunze. Satani abyerekezaho amaso nk'aho ari ryo shingiro ryo gukiranuka kwa Yobu, ariko Imana igaragaza neza yuko gukiranuka kwa Yobu kudashingiye mu byo atunze, ahubwo gushingiye ku rukundo akunda Imana. Amen. Yobu muri iki gihe yaje gusabwa, hanyuma asabwe kandi Imana yemera ko Satani arambura ukuboko ku byo atunze ndetse no kuri we ubwite, ariko ishyira uburinzi ku bugingo bwe. Iramubwira ngo ubugingo bwa Yobu ntabwo wemerewe kubukoraho. Umwami nahabwe icyubahiro. Abakiranutsi ubugingo bwabo burarinzwe kandi burashinganywe. Nicyo gituma ukwiye gukomeza umusingi w'ibyiringiro byawe mu Mana, ukamenya neza yuko ukiranuka agendana n'ubundi burinzi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Amen. Yobu umuntu w'Imana muri icyo gihe yashyikiwe n'indwara
Bibiliya ivuga izina ryayo ikavuga ko ari indwara ibabaza umubiri, iyo ndwara y'ibishyuti. Abaho muri ubwo buzima kugeza ku rwego n'umugore babanaga, umufasha we wamubaga bugufi, agera ku rwego rwo gucogora, akifuza ko nibura umugabo we yakihakana Imana akipfira. Ariko muri icyo gihe umugore watanga inama zo kwihakana Imana, agera icyo gihe abivuga, n'ubundi asanga Yobu afite umusingi ukomeye mu Mana, ibyiringiro yiringira Imana ntibinyeganyega. Imana ihimbazwe, aracyakomeye. Amen. Ngendereye iki muri iri jambo? Ijambo ngendereye ahangaha ni ukugira ngo umuntu wese unyumva wemera ko hariho Imana yamuremye, wemera ko hariho umuremyi w'ijuru n'isi, akaba n'umuremyi w'ubugingo bwe, hanyuma agira uburyo akomeza ibyiringiro bye mu Mana, kuko hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro nk'uko Yeremiya yavuze. Amen. Muri icyo gihe iri jambo twasomye, hariho benshi Yobu yari afite nk'inshuti, inshuro nyinshi abantu batunze, abantu bahawe ubushobozi bwo kugira ibyo batunga, bafite imitungo igaragara, bageze ku rwego rushimishije rw'iterambere, inshuro nyinshi bakunze kuba bafite n'inshuti nyinshi. Abantu batunze byinshi bakunze no kuba bafite inshuti nyinshi, ariko izo nshuti zibakundira ibintu bitandukanye. Abantu bashobora kugukunda kuko uri umukoresha wabo, abantu bashobora kugukunda kuko ari we bahahiraho, abantu bashobora kugukunda kuko ubakira neza, kuko ufite ibyo ubakiriza. Yobu nawe yari ageze ku rwego rwo kugira inshuti nyinshi, kandi z'abantu ahanini bagiye bakomeye, bafite n'ijambo mu gihugu. Abo ngabo uzabasangamo ba Elihu, ba Biludadi, ni benshi cyane Bibiliya igenda ivugaho, baturutse mu mahanga atandukanye, ariko bagakunda Yobu, bamukunda muri icyo gihe cy'ubuzima bwe bwiza. Hanyuma ashyikiwe n'ibyago, ibiza bimugezeho, bifuza ko yakihakana Imana, hanyuma agapfa. Mu byo bavugaga byose, nicyo cyatumye Yobu avuga iri jambo twasomye, aravuga ngo ntibikabeho ko nabakundira ko muvuze ukuri. Amina. Ukwiriye kugira umusingi ukomeye mu Mana, ibyiringiro byawe ntibinyeganyezwe, ibyiringiro byawe ntibikurweho n'ikibonetse icyo ari cyo cyose, kuko ufite umusingi ukomeye mu Mana ni nawe ukomeza ibyiringiro. Umwami nahabwe icyubahiro. Amen. Amina. Hanyuma havuze ijambo rikomeye Yobu, aravuga ngo abamatira kureka Imana, abamatira nanone kwihakana Imana, nibarekera aho ngaho kugeza ubwo nzapfa, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Amina. Aravuga ngo kandi simbishaka, nta nubwo mbyifuza, umutima wanjye ntuzagira icyo unshinza nkiriho. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndabwira wowe unyumva, uri hafi na kure, uri mu migabane igize iyi si, wizera Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, nagira ngo ukomeze umusingi mu Mana, ibyiringiro byawe bikomere, nibikomera nawe uzakomeza, kandi Imana izakwitura ibyiza. Bibiliya igaragaza amaherezo ya Yobu, umugaragu w'Imana, yakomeje umusingi mu Mana, agira amagambo meza, akomeza ibyiringiro. Mu mibabaro yose yagize, ntiyigeze yihakana Imana. Mvugane nawe wowe unyumva, niwemere kugushwa n'ibyo, niwemere kumvira ayo majwi, niwemere kumvira amoshya, ahubwo ibyiringiro byawe bigira umusingi ukomeye mu Mana. Amen. Amen. Iyo umuntu adafite umusingi ukomeye mu Mana, hakagira ikigeragezo cyiza, hakagira ikibazo kivuka, wa muntu kuko ibyiringiro bye bidakomeye, wa muntu kuko umusingi we ujegajega, udakomeye mu Mana, byanga bikunze icyo kintu kimushyikiye, icyo kintu kije, ayo makuba, izo ntambara, icyo kigeragezo gisiga kimwimuye ku Mana, ntabwo yongera kugira ishyikizo, aratembanwa.
ariko iyo umuntu afite umusingi ukomeye mu Mana, haza intambara, haza ibigeragezo, haza ibyago, ariko uwo muntu kuko akomeye mu Mana, n'ubundi umusingi ukomeza gukomera, hanyuma agakomeza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aravuga ngo ndashaka kubana neza n'Imana kugeza ubwo umutima wanjye utazagira icyo nshinza nkiriho. Yobu ni umukiranutsi. Gukiranuka ni uburyo umuntu ashobora kubana n'icyaha ariko ntagikore. Gukiranuka ni ukurekurana n'ibyo mukirana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uwumvisha iryo jambo ahantu ari, ndamwingingira ngo akomere. Niba waramaze kwizera, ukomeze kwizera. Niba waramaze kugira ibyiringiro, ukomeze ibyiringiro mu Mana. Kandi niba utarizera, ndaguhamagarira kwizera. Niba utaragira ibyiringiro, ndaguhamagarira kugira ibyiringiro muri Kristo Yesu. Yobu uyu yagize ibyago bikomeye, usanga byakagombye kumunyeganyeza. Yagize amakuba akomeye, usanga byakagombye kumwimura, ndetse akaba yakijujuta. Niyo usomye hari ibitabo bimwe usanga aho yagiye agera akavuga amagambo agaragaza umubabaro, agaragaza nko kunamuka muri kadire y'ikiremwa muntu, ariko nyuma bya byiringira afite n'umusingi ukomeye mu Mana, nanone akagira ubundi buhamya. Bibiliya iravuga ahangaha, Yobu yaravuze ngo kuko imyaka mike nishira nzanyura mu nzira ntazagaruka mukundi. No kuvuga ngo byanga bikunze umuntu uri mu mibabaro, iyo nzira iyo idepashe akava muri iyo mibabaro, ntabazayisubiramo. Nicyo Yobu yashatse kuvuga. Niyo mpamvu yavuze ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Aho ngaho ndashaka kuhatinda. Abantu benshi bamaze kwikuraho kuba inyangamugayo, kandi bari bazwiho ibyiringiro, bari bazwiho kwizera, ndetse wenda barageze no ku rugero rwo kwigisha abandi byo kwizera, ariko ugasanga wa muntu amaze gutatira ibijyanye n'ibyo yizeraga, arenza urubibi rw'ibyo yarangiraga abandi. Uwo muntu aba namutse, kuko umusingi we uba ugaragaje ko utari ukomeye, akikuraho kuba inyangamugayo. Akikuraho kuba inyangamugayo. Ukibaza ngo mbese byapfiriye, mbese byagenze bite? Ni iki gituma na ntuza nawe twari tuzi neza yuko ari we muntu wakomezaga abandi, ariko akikuraho kuba inyangamugayo. Yo baravuga ngo naho napfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ndakwinginze wowe unyumva, we gutakaza ubunyangamugayo wari ufite mu Mana bitewe n'icyo kigushyikiye, bitewe n'icyo mwahuye. Byatewe n'iki? Ikiguteye ubwoba nuko mu kazi bagusezereye. Ikiguteye ubwoba nuko mu kazi bakumanuye ku mushahara. Ikiguteye ubwoba nuko umaze igihe urwaye indwara ikaba igutinzeho, ukumva hari wenda unamutse ku Mana, Imana yarakwanze, ukumva hari utekereje ko Imana itagukunda. Imana iragukunda. Komeza ibyiringiro mu Mana, komeza umusingi mu Mana, ntacyo uzaba. Imana ni kugarukaho, ishimwe rizaboneka. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Umwami nahimbazwe. Hanyuma Bibiliya ivuze iki mu gitabo cy'Ibyahishuwe? Iki gitabo cy'Ibyahishuwe iyo ukibonye usanga ari igitabo gihera inyandiko zose zanditse muri Bibiliya. Ni iki gituma cyitwa Ibyahishuwe? Nuko Bibiliya yose uko ingana ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumutsinda, kumwemeza iby'icyaha, kumuyobora mu kuri kose, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo nagenda agenda afite ibimukwiriye byose. Iri jambo rero ni ukuri. Bibiliya ivuga igitabo cy'Ibyahishuwe bisobanuye iki? Ibyari bihishwe byarahishuwe, kugira ngo nawe utari usobanukiwe ugire ibyo usobanukirwa ubihawe n'ijambo ry'Imana. Umwami ahimbazwe. Amen. Bibiliya iravuze ngo dore ndaza vuba, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndavugana nawe wowe wagize intambwe yo kugira ubuntu bw'Imana ubonerwa muri Kristo Yesu ukizera. Wowe wabatutse ugapfa ku cyaha ukazuka muri Kristo Yesu. Wowe wateye intambwe yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Nagira ngo nkubwire ngo komeza umusingi mu Mana, komeza umusingi mu Mana, hanyuma nihagire ikikunyeganyeza. Hirya y'aha ngaha azatwitura ubugingo n'amahoro.
amina. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nyabuneka nagira nkubwire ngo ntucogozwe n'ibyo ubona, ntunyeganyezwe n'ibyo ubona, ntugushwe n'ibyo muhura, ntugushwe n'ayo majwi. Nagira nkubwire ngo komeza. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Haleluya. Mushiki wanjye unyumva, mwene data unyumva, uri mu Rwanda unyumva, uri hanze y'iki gihugu mu migabane itandukanye, gira umutima ukomeye. Imana umuremyi w'ubugingo bwawe iyaguhumekeye mu mwuka w'ubugingo, iyo yica igakiza, ikiri kuzima ikanakurayo, ikubesheje muri iyo kadiri ubayemo, yakwimurika kwimika ahandi, yagusohora muri ubwo buzima nk'uko yasohoyemo Yobu. Yobu yasohotse muri ubwo buzima, Imana iramukubira. Mu bana yanyazwe yaje kubona abandi bangana nabo, Imana iramushumbusha, imuha abana 10, yaje kumushumbusha amashyo nk'ayo yari yaranyazwe. Iyi Imana igira inyiturano. Amen. Iyi Imana izadushumbusha. Haleluya. Ntabwo byaherera aho ngaho. Ntabwo Imana, erega Imana dusenga ishyira mu gaciro, ni Imana ishyira mu gaciro. Ntabwo wayikomeza mu byiringiro ngo ukomeze kuyizera hanyuma igukuriremo aho. Ntabwo izatuvaniramo aho. Kandi ndabwira abanyumva, uyu mugabo dukora ntabwo ahemba amazi. Iyi Imana twizera ni Imana y'ubuntu bwinshi, ni Imana ishyira mu gaciro. Umwami nahabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Ibicogoza abantu biriho, intambara nazo ziriho, ibigerageza nabyo biriho, ni byinshi. Abantu bageragezwa mu buryo butandukanye, ariko dukwiye gukomeza kuba inyangamugayo. Ugiye gukomeza kuba inyangamugayo, ukagundira gukiranuka. Umwami nahabwe icyubahiro. Kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Umutima wanjye ntuzagira icyo nshinza nkiriho. Umwami nahabwe icyubahiro. Hanyuma mvugane nawe, wowe unyumva uri hafi na kure, ahari wowe ufite ibyo umutima ugushinja, ahari wowe ufite ibyo umutima ukurega. Iyi Imana ifite n'imbabazi, iyi Imana irababarira. Ibyo ngibyo umutima ugushinja ni nabyo umwuka kurega mu maso y'Imana. Ariko uciye bugufi ukavuga Imana mbabarira, umutima wanjye hari ibyo undega, umutima wanjye hari ibyo unshinja, hanyuma ukagandukira Imana. Imana ifite n'imbabazi nyinshi, kuko ari umutunzi w'imbabazi. Umwami nahabwe icyubahiro. Haleluya. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Imigani ikavuga ngo uwishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko byatura akabireka azababarirwa. Niwatura ibicumuro byawe ukatura ibyaha byawe, byanga bikunze uzababarirwa. Jambo turiho ni ukugira umusingi ukomeye mu Mana. Ndabwira abizera n'abatari bizera, mukwiriye kwizera, kuko iyo wibonye uriho ujye utekereza yuko uhabaye, kuko hari yagushyizeho. Ntabwo waje nk'ikimanuka, ntabwo waje nk'ikimera, ahubwo Imana Data wa twese niyo yagushyizeho. Kandi burya nkubwire ngo uriho kuko yashatse kubaho, nicyo gituma ukwiriye gukomeza umusingi mu Mana. Umwami nahabwe icyubahiro. Mu nzira zose unyuramo, ahantu ukorera mu kazi, ibikugerageza muzahura, no mu rugo iwawe mwahura nabyo, ariko ukwiriye kugira umusingi ukomeye mu Mana, ugakomeza kuba inyangamugayo. Mu Rwanda rwacu hari igihe cyageze bakenera gukoresha inyangamugayo, kuko bumvaga arizo zabageza ku musaruro w'ikigenderewe. Inyangamugayo ni nziza. Umwami nahabwe icyubahiro. Nawe wiyemeze kuba inyangamugayo. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko umuntu wese wakurikije ijambo ry'Imana, namwe abaduteza amatwi, muhabwe umugisha kandi mugabane nanjye umugabura w'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze Mwami Yesu. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, ijambo ryo gukomeza umusingi mu Mana. Ibinyeganyeza abantu koko birahari, ariko iyi mitima yose ikurikiranye ijambo ryawe bakomere. Uwari ugiye kugwa yeguke, kandi uwari uguye abyuke mu izina rya Yesu. Nuko Imana nziza, uhaye umutima ukomeye umukomeze kandi akomeze kugeza ku munsi w'amazi ya Kristo. Ni mu izina rya Yesu. Amen. turabashimiye inshuti bakunzi bari bakurikiye ikiganiro kuri Kago Cinema TV. Mukomeze gukora like, mukore share kugira ngo ubutumwa bukomeze kugera kure. Natwe tuzakomeza kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ngiye mwari kumwe, ndi kumwe na Evangeliste Rugora Valence, ni Nizeyimana Maurice. Nakagaruka, mugira amahoro. Shalom.